Nguhaye ikaze wowe ukurikiye iki kiganiro kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Hano tugamije gusigasira gakondo yacu, ni ukuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda, umuco wacu n'amateka y'u Rwanda n'Abanyarwanda, kugira ngo bitazima cyangwa bikazimira cyangwa bikazimangatanywa no kwivangavanga n'iby'amahanga, dore ko ubu ngo isi yabaye umudugudu abantu tukivangavanga. Tudacunze neza rero gakondo yacu yahononekarira, nk'urubyiruko tukazakura tudafite gakondo, tutari n'abanyamahanga, tugasigara hagati nk'ururimi tukabura na kimwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi reka turebe ku mateka ashishikaje y'ukuntu umwami Kigeli wa kane Rwabugili, ubundi wavutse yitwa Sezisoni, yaje kwiyita Rwabugili nyine iryo zina twamumenyeho. Ushobora kuba wowe udukurikiye uyu munsi utari uzi ko umwami Rwabugili ubundi yitwaga Sezisoni. Ese iri zina Rwabugili yambuye abandi bantu bari basanzwe baryitwa yabitewe n'iki? Risobanura iki? Kuki ari ryo zina yahisemo mu ruhumbirajana rw'andi mazina y'Ikinyarwanda yari ahari yashoboraga kwiyita nk'umwami? Byagenze bite se aryambura abo bantu? Nibyo rero turi bugarukeho mu nkuru y'uyu munsi mu mateka y'u Rwanda. Ese ubundi Rwabugili uwo ni muntu ki? Ninde tuvuga? Rwabugili ni umwami w'u Rwanda wimye ingoma, afata izina ry'ubwami rya Kigeli. Ubwo rero nyine yitwa Kigeli kuko rero hari ba Kigeli batatu bamubanjirije mbere, nka Kigeli Mukobanya n'abandi, birangira yiswe Kigeli wa kane, hanyuma yongeraho Rwabugili. Yatwaye u Rwanda mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri 42, kuko yimye mu 1853 agatanga mu 1895. Yimye ingoma rero ayisimbuyeho ise umwami Mutara wa kabiri Rwogera, ariko Rwabugili uwo nyine Sezisoni yima akiri muto cyane, kuko yari mu kigero cy'imyaka nka 13, 14, kuko amateka agaragaza ko yavutse ahagana mu 1840. Yakuriye rero no kwa nyirakuru umugabekazi Nyiramavugo Nyiramongi, niho uwo mwana Sezisoni yakuriye kugeza ahindutse ingimbi, akaza no kwima ingoma y'u Rwanda. Rwabugili uwo yagize ibigwi bikomeye nk'umwami w'umurwanyi mu ntambara zo kwagura u Rwanda no kururinda, cyane cyane ko hari no mu minsi itoroshye ubwo abazungu b'abakoloni bigabizaga u Rwanda mu myaka ya nyuma y'ingoma y'uyu mwami. Yanabaye kandi Rwabugili umwami wa mbere w'u Rwanda wagize ingabo zitwaje intwaro zigezweho, zari ziganjemo imbunda mvaburayi. Izi yari yarahawe n'abazungu b'Abadage, maze bimufasha kurushaho kurinda u Rwanda no kwihagararaho, kugira ngo ibihugu byari birukikije bitarwigirizaho nkana cyangwa se bikarubonerana. Murabizi ko mu mateka yo hambere igihugu cyaraterwaga, nuko abagabo bacyo batakwihagararaho ngo bakirinde, abagiteye bakaba bakigarurira. Nuko rero twagiye twigarurira ibihugu byinshi bitandukanye. Mu kiganiro twakoze kivuga ku kuntu u Rwanda rwavutse n'amateka y'ubwami bwari ahangaha bugera kuri 29 mbere y'uko u Rwanda rubaho, twavuze muri make ukuntu u Rwanda rwagiye rwigarurira ubwami twari duturanye nk'Ubwanacyambwe, Uburiza n'ubundi, bikaza kuvamo ubwami bw'u Rwanda nk'igihugu dufite uyu munsi. Natwe rero iyo abami bacu batihagararaho nk'uyu Rwabugili, byarashobokaga ko ibihugu twari duturanye byakabaye byaratunyaze ubutaka, u Rwanda ntirubeho, ubu tukaba wenda turi nk'Abanyoro cyangwa tukaba turi nk'Abakongomani, nabyo byarashoboka. Nk'uko rero twigeze kubibona mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki, nanone cyavugaga ku mateka y'umutwe w'ingabo witwaga Ingangurarugo za Rwabugili. Uyu Sezisoni yakuze ari umwana ukunda intambara, imirwano no kugaba ibitero bigamije kwigarurira ibintu no kubinyaga. Yanashinze rero uwo mutwe w'insoresore z'urungano rwe ibwami baje kwita Ingangurarugo, kuko zaganguye urugo rw'umwami Rwogera, zigaba ibitero ku nka ze, zikananyagamo ishyo rimwe ryitwaga Intarama za Rwogera, nyuma yo kurasana bikomeye n'abashumba bazo. Urumva rero ko Rwabugili atari ibintu
by'intambara yadukanye nyuma y'uko abaye umwami, kuko no mu buto bwe yari afite umutwe w'ingabo z'insoresore yashinze, ndetse banafite ubushobozi bwo kurwana no kurasana, ari abakogoto beza cyane, bikanagaragazwa n'iki gitero bagabye bikarangira banyaze inka z'umwami. Iki kiganiro ushobora kukibona kuri channel yacu ukumva iyo nkuru ku buryo burambuye y'ingabo z'ingangurarugo. Uko rero yagendaga akura, Sezisoni yaryoherwaga n'intsinzi zitandukanye yageragaho mu bitero bitandukanye we n'ingangurarugo ze bagabaga. Nuko amaze kwima ingoma, rimwe ngo yaciye ku mugabo witwaga Rwabugiri rwa Gaceyeye aragiye inka, aramubaza ati witwa nde sha? Undi ati nitwa Rwabugiri Nyagasani. Ako kanya umwami ngo ariyumvira atekereza kuri iryo zina, nuko asubiza uwo mugabo ati guhera ubu ni njye Rwabugiri, wowe ubaye Rwakageyo. Nuko aba ari mwambuye atyo, aho kugira ngo akomeze kwitwa Rwabugiri ahubwo amwita Rwakageyo, maze uwitwaga Sezisoni aba ari we witwa Rwabugiri guhera ubu. Umwami Sezisoni kandi izina Rwabugiri yanaryambuye undi mugabo, uyu we yitwaga Rwabugiri rwa Kabindi ka Nyarwaya, amwita Nyamahi. Iri zina umwami yaryambuye aba bagabo bombi kubera ko ari izina ry'icyubahiro gikomeye n'ibigwi, yumvaga byakabaye ari izina ry'umwami nyir'u Rwanda, kandi uwo nyine yari we, aho kugira ngo umwami yitwe Sezisoni hari rubanda atwaye rwitwa Rwabugiri. Ese ubundi Sezisoni bitwaye iki? Bisobanura iki? Kubera iki umwami byabaye ngombwa ko arihindura akaniyita Rwabugiri? Ese Rwabugiri ibyo yiyise risobanura iki? Cyakuruye umwami bigezaho aryambura abaryitwaga akabaha andi mazina. Ubundi izina Rwabugiri bisobanura nyir'ububasha cyangwa se ufite ubugiri. Ubugiri rero bigasobanura ububasha nyine, ubugabo n'ubutwari mu Kinyarwanda. Bityo umwami Sezisoni yasanze ngo nta wundi ukwiye kwitwa nyir'ububasha utari umwami w'u Rwanda, akaba we nyine Sezisoni, ahubwo akitwa Rwabugiri. Sezisoni rero ryo ni izina yahawe na se Rwogera wamubyaye nyine akanamusimbura ku ngoma, rigasobanura rero umuntu wiyumanganya, ugira izigamutima no gutuza, mbese udahubuka kandi udashikagurika mu byo akora, mbese umuntu utuje uri aho ngaho ucisha make kandi akamenya kwiyumanganya. Iri rero wasanga ari izina ritanyuze umwami Rwabugiri wari umurwanyi kandi ukunda iby'intambara no gushotorana, ahubwo agasanga agomba kwitwa Rwabugiri nk'umwami nyine nyir'ububasha. Ngayo rero amateka y'uko umwami Rwabugiri wahoze yitwa Sezisoni, iryo zina yarinyaze abandi bantu kuko ryari rifite igisobanuro yasanze gikwiriye umwami gusa, bikarangira abahinduriye amazina, umwe akamwita Rwakageyo undi akamwita Nyamahi. Niba rero ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa ikibazo kuri iki kiganiro, twandikire muri comment. Mwakoze cyane kudukurikira, ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha.